yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Muraho neza bakunzi bacu mukurikiye abacu SMS TV, mugira amahoro y'Imana. Nitwa Ufitinema Asumuta, umunyamabanga w'umuryango SMS, nkaba n'umukorerabushake w'uwo muryango. Umuryango SMS ni amagambo y'impine, mu magambo arambuye ni Cri du cœur d'une mère qui espère. Mu Kinyarwanda tugenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye. Umuryango SMS ni umuryango utegamiye kuri leta kandi udaharanira inyungu, ufite intego yo gushaka bari abana baburiwe irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo. Uyu munsi wa none rero tugiye kuganira n'umwana ushakisha umuryango witwa Uwimanikunda Divine. Ntabwo azi inkomoko ye, yaburanye n'umuryango we mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Yaje kugira ngo dufatanye gushakisha umuryango we, kugira ngo nibura nawe amenye aho umuryango we waba uherereye n'aho akomoka. Ni karibu Uwimanikunda, tuguhaye ikaze. Murakoze. Nitwa Uwimanikunda Divine, nkaba naturutse mu murenge wa Nduba, akarere ka Gasabo, akagari ka Gatunga, umudugudu wa Burungero. Nkaba nifuje kuba namenya inkomoko yanjye, nkaba ndi mu bana baburiye irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Aya mazina rero nagira ngo mbasobanurire aho yaturutse. Uwimanikunda Divine naryiswe n'umuryango wandeze wamvanye mu kigo cy'imfubyi, ariko mbere namenye ubwenge numva banyita izina rya Mukabarisa, ariko ntabwo nkaba ntazi neza inkomoko yaryo. Rishobora kuba ari iry'ababyeyi bari baranyise cyangwa rikaba iry'ababikira bari baranyise babuze irindi zina ryanjye. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi naje guca mu rugendo rutanyoroheye, nisanze ndi mu kigo cy'imfubyi cy'ababikira cyitwa Bakarikuta kiba Sainte Famille. Nkaba naraje gusobanuza igihe Jenoside yabaga imyaka yanjye, bambwira ko nari ndi mu kigero cy'imyaka 4. Nta bundi busobanuro nabashije kumenya, gusa abo nasobanuje bashidikanyaga yuko bambwira ngo ushobora kuba uri mu bana bakuwe mu kiliziya cya Sainte Famille bakaza kurerwa mu kigo cy'imfubyi, ariko nabyo ntago mbihagazeho neza. Ubwo naje kuba mu kigo cy'imfubyi matangirira kwiga. Leta ibona ko kuba mu bigo by'imfubyi bidakwiriye, haboneka ababyeyi babagira neza baturera, batuvana mu bigo by'imfubyi bagenda batujyana mu miryango. Muri 1998 nibwo navuye mu kigo cy'imfubyi cy'Abakarikuta, banjyana mu muryango wabaga mu majyepfo, ariko nabwo sinabashije kuwubamo kubw'impamvu zitanurutseho, kubera yuko nta mubyeyi w'umumama wahabaga, habaga umupapa n'abana 2 b'abakobwa. Ikigo cy'imfubyi kiragaruka, ababikira baranjyana, nanone bansubizamo. Hashize icyumweru kimwe haje abandi babyeyi baje gushaka abana bajya kurera,
nanone bantanga muri abo bana. Naho naragiye nahabaye umwaka umwe, nabwo ubuzima ntibwagenda neza, hazamo amakimbirane mu muryango biturutse kuri njye, biba ngombwa ko ababikira bagaruka bawunkuramo bansubiza mu kigo cy'imfubyi. Ntibyanyoroheye, twarakomeje, naho nabayemo iminsi mikeya, barongera bankura mu kigo cy'imfubyi banjyana mu wundi muryango wari ahantu Ijabana, akaba ari njye mwana wari urimo muri abo bana, abandi bari bakuru. Nibwo ubuzima bwangoye cyane, nkazaza nisanga banyohereza kurinda inyoni mu bishanga, ishuri barinkuramo ngo nta babo bize, ibintu birangora cyane. Banegekaga kujya kurinda inyoni mu murima w'umuceri mu gishanga bita Rufigeza. Kubera gutinya gukubitwa, narahamutse, naje kubyuka saa 7 z'ijoro njya kurinda inyoni. Ngeze Nyacyonga, ngiye kwambuka kaburimbo, abanyerondo baramfata, abazamu bambaza ibibazo, babona ndi muzima ntari umusazi, barambwira ngo nicare buke. Aho bwakereye narakomeje, kuko aho ngaho ku kiraro iyo waharengaga barahotoraga. Niriwe nibaza ibyambayeho. Naje gutaha, ngeze mu rugo kubyakira birananira, bukeye nanga gusubira kurinda inyoni mu bishanga, baranyirukanye. Nibwo nagiye mu rundi rugo, nsaba uwo mubyeyi yuko yanjyana akansubiza mu kigo cy'imfubyi, nkajya kubasobanurira ubuzima uko bumeze. Ntabwo byakunze, yamaye itike, arambwira ngo ningende. Ngezeyo mbibasobanuriye, ababikira nabo banegeka kujya kumuzana. Muhamugejeje, sinzi ibyo baganiriye, yemera yuko agomba kunjyana akandera mu bandi bana be. Twarajyanye, n'ayandi mahitamo nari mfite, arandera. Tubana imyaka 4 nta shuri, mbaho ngaho mu rugo. Ariko nyuma ubuzima ntabwo bwaje kugenda neza, nabwo hajemo ibibazo byo kunanirwa kumvikana n'abana. Hamwe nashakaga no guhohoterwa, ariko nza kuva muri urwo rugo amahoro. Nibwo najyaga mu wundi muryango wari uri Nyacyonga, ku bantu twasenganaga, twanaririmbanaga. Baranyakiriye, turabana, ariko mu by'ukuri urugendo rukomeza kuba urugendo. Ntibyaje koroha. Abo babyeyi nabo ubwabo kumvikana byarabananiye, kuko bari baziranye. Umwe atuma mva aho ngaho muri uwo muryango. Ubwo uwo mubyeyi kubera kunanirwa no kumvikana n'umuhungu we, byabaye ikibazo, yaje kunshakira undi muryango n'abandimo. Bukeye sinzi ibyo baganiriye, uwo yari yamaye aransezerera ngo nzashaka ahandi hantu ho kuba. Nagerageje kujya aho nasengeraga ku rusengero rwa Restoration, nganira n'uwari dirisha wacu, anshakira umuryango nabamo. Yamuje n'umubyeyi, umubyeyi aranyakira. Nukuri numvishije nishimye, turanabana, kuko uwo mubyeyi yari atuye Nyacyonga. Twabanye imyaka igera muri 11, gusa
nkazaza nsenga Imana mvuga ngo Mana nshaka aho kurambika umusaya. Uwo mudirija wacu yaje kunshakira ishuri, ashinga ikigo, banshyiramo, bampa minerivare, bampa ibikoresho, ntangira ishuri. Gusa muri uwo muryango nabo ntabwo babyishimiye kuba nari ngiye kwiga, byabaye ibintu birebire, ariko ndihangana ndashikama kugira ngo mbashe kubona aho kuryama. Ubwo narize niga primaire ndayirangiza. Ubwo kubera nari naracishishije, narageze mu wa gatandatu, nahise nsubira mu wa gatandatu, ngira amahirwe ndiga ndatsinda, banyohereza kwiga i Kibungo. Naho naragiye ndiga, gusa ntibyari byoroshye kuko nta muntu nari mfite wandihira ishuri, nta n'uwo nari kubwira akababaro kanjye. Gusa uwo wari dirija wa restoration muri korali yaje kuba ari we uba pasiteri. Numva biranshimishije cyane, aza kuba ari we ufata n'inshingano z'ukuntu nakiga. Yaje kunjyana i Kibungo, nangera mu wa mbere segonderi. Nawe biramugora kuko nta kazi yari afite, ariko nkazaza ngenda mbona abagira neza n'abaterankunga bo mu rusengero bakamfasha, nkabasha kujya kwiga. Mu wa mbere no mu wa kabiri no mu wa gatatu naje kugira headmaster mwiza. Ni ukuri nawe ambera umuterankunga, aramfasha mbasha kurangiza tronkome, ntago nishyuraga, yari yaramfashe nk'umwana we. Naje kugira amahirwe make yo kurangiza tronkome, ndatsindwa. Nanone nsubira ku rugamba, mpita njya kwiga ku kigo kiri Karuruma, niga ntaha. Nahize mu wa kane no mu wa gatanu, nabwo ubuzima butoroshye, mbona sinshobora kubona diplome muri ubwo buzima. Naje gukata nsubira mu kigo cy'imfubyi, mbabwira ubuzima mbayemo, nabo barankundira baranyumva, baza kunyemerera, barambwira ngo ngende nshake ikigo, nshake n'ababyeyi mbibazanire. Baranyishyuriye umwaka umwe, ndangiza siziye mu segonderi mu majyepfo. Ni ukuri nabyo ndabishimira Imana ko ariyo yambashishije. Nyuma yaho ndangije kwiga, ubuzima bwarakomeje, ndakomeza mbaho ngaho, ariko nza kubona umugiraneza, umwana twaririmbanaga, arambwira ati ubuzima ntabwo bworoshye kuba hanze aha ngaha nta kintu ukora. Yaje gufata amafaranga y'ibihumbi 100 arabinguriza, arambwira ati curuza ku kwezi ujye unyishyura. Ni ukuri naragiye ndatangira ncuruza inkweto, ariko biranga. Muri uwo muryango nabagamo ntibyagenda neza, bakantegeka yuko ibyo ngomba gukora nk'umuntu ubyuka njya mu kazi, kandi n'amafaranga mfite ari ayo kwishyura abandi, n'akazi bitagenda. Biza kwanga, mbona biragoranye. Uwo muryango naje kuwuvamo, ndimuka njya kuba nanone ni muri Nyacyonga kwa pasiteri wacu. Cyokora naje kugeramo mbona ubuzima burahindutse, ntabwo bwakomeje kuba bwa bundi. Mbona mu by'ukuri ni nk'aho aribwo ntangiye ubuzima. Ubuzima bwagenze neza kuko narangije ishuri 2015, 2016 nangira kuzunguza gutyo. Biza kwanga, mpindura mva mu nkweto njya mu bintu bya mobile money, mbona biragenda. Muri 2018
6 na 17 ubwo nabanaga n'uwo mupasiteri wacu, ni ukuri ubuzima bwagenze neza ndamushimira. Muri 2018 nari mfite umufiyanse, tuza gupanga iby'urugo. Mu by'ukuri baradushyigikiye nk'umuryango, tubasha gukora ubukwe byemewe n'amategeko. Nyuma ubuzima bwakomeje kugenda neza, ni ukuri Kristo yabanye natwe. Ubu ngubu mfite abana 2, ndabishimira Imana. Ubwo nibwo buzima nanyuzemo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubundi nari nariyakiriye, ariko nyuma nza kujya ku mbuga nkoranyambaga mbona umuryango CSMS ufasha abana guhura n'imiryango yabo bari baraburiwe irengero. Nanjye numva nongeye kugira igitekerezo cy'uko nabagana. Naje kujyaho ngenda ndeba ibiganiro by'abandi, ndeba amateka yabo. Nanjye nza kugira icyifuzo, mbonaho nimero, ndahamagara. Ni ukuri baranyakira, baransobanurira. Ubundi nza gutegereza, igihe kigeze nza guhura nabo, mbasobanurira amateka yanjye y'ubuzima. Uyu munsi wa none naje kugira ngo dufatanye gushakisha amakuru y'umuryango wanjye. Urakoze cyane Divine, utubwiye ko ababikira b'Abakarikuta ari naho warerewe, bakubwiye ko wabagezeho uri mu kigero cy'imyaka 4. Ese nubwo ari muri icyo kigero, nta tuntu na duke twaragusigaye mu mutwe waba wibuka? Ntago nabashije kubimenya, kuko n'ababikira ubwabo ntago ari bo babimbwiye, ahubwo uwari wamaye ayo makuru nawe ashidikanyaho yari umushoferi watwaraga abana babakuye aho hanze babazana mu kigo. Niwe wabimbwiyeho. Akaba nabo nta makuru, kuko ababikira bagenda babasimburanya, babimura babajyana ahandi. Ntago bari bafite amakuru neza. Muri njyewe nta yandi makuru mfite, nta kintu nibuka. Nagiraga ngo niba hari ibimenyetso waba ufite ku mubiri, ibimenyetso byihariye, nabyo wabivuga kugira ngo abakurikiye inkuru yawe bashobore gushakishiriza amakuru y'umuryango wawe. Ibimenyetso rero, menya ubwenge. Nakuze mbona mfite amasununu ku maguru, ariko yaje gukira, baje kundangira imiti arakira. Ikindi kimenyetso, kuva nakura nari mfite inkovu hano mu nkokora imeze nk'aho nahiye, kandi kuva namenya ubwenge ntabwo nzi uburyo yangezeho. Bishobora kuba ari byo bimenyetso naba mfite. Tujya ku musozo rero, wagira icyo ubwira cyangwa se niba ari cyo usaba abakurikiye inkuru yawe? Icyo nabisabira abantu bakurikiye iyi nkuru yanjye cyangwa bazareba iyi video, nabasaba yuko nukuri bayiha agaciro, bakagenda bandebera. Uwagira amakuru yamenya, haba abo twaba dusa cyangwa abo yatekereza ko ari abo mu muryango wanjye, akaba yahamagara nimero ya SMS akababwira ayo makuru yaba afite. Ikindi nasaba ababyeyi bose babuze abana, ni ukuri mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, yuko batakumva ko bapfuye, ahubwo bakagira ibyiringiro ko bariho, bagashakisha. Kuko nkatwe abana
tubura icyo tuvuga dushakisha imiryango kuko ntacyo tuzi. Ikindi navuga, nashimira umuryango wa CSMS, umuntu wafashe ingamba yo kuba yashyiraho gushakishiriza abana, agashakishiriza n'ababyeyi. Ni ukuri yarakoze cyane kuko atuma agahinda kagabanyuka muri twebwe. Murakoze. Urakoze Uwimana Ikunda Divine kutugezaho inkuru yawe. Mwakurikiye inkuru y'umwana Uwimana Ikunda Divine, umwana ushakisha umuryango baburanye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ntabwo azi inkomoko ye, nta makuru na make afite y'umuryango we. Yatubwiye ko yarerewe mu kigo cy'ababikira cya Sainte Famille cy'ababikira b'Abakarikuta. N'amakuru avuga ko yari mu kigero cy'imyaka 4. Yatubwiye ko yayabwiwe n'umushoferi wabatwaraga. Muri rusange nta makuru na make yiyiziho. Turasaba rero abakurikiye inkuru, nawe nk'uko yabivuze, hari ushobora kubona isura ye akaba yakeka umuryango we mu babyeyi cyangwa mu miryango yabuze abana muri kiriya gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Atubwiye ibimenyetso ku mubiri afite. Avuze ko yakuze asanga afite amasununu ku maguru, ariko ubu ngubu akaba yarayakuyeho kubera bamurangiye imiti. Kandi atubwiye ko afite inkovu ku nkokora igaragara nk'aho ari inkovu y'ubushye. Ntabwo azi igihe iyo nkovu yahagereye. Turasaba rero abakurikiye inkuru, uwamenye uyu mwana, umuryango wari ufite umwana ufite iyo nkovu ku nkokora y'ubushye, wari ufite amasununu, niba akiri muto cyane yarakiyafite, bahamagara umuryango Ijwi ry'Umubyeyi Utihebye bakawumenyesha amakuru y'uyu mwana. Bakoresha nimero 0783 83 27 47 kandi mwaba mugize neza. Murakoze.